ibaruwa ifunguye igenewe umukuru w'igihugu mu kwibuka ku ishuri ya 31 irimbura abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abanyamuryango b'ishyirahamwe nyarwanda Fondation Progidisiya Rwanda ridaharanira inyungu tubandikiye ibaruwa ifunguye tubasaba gutegura neza kwibuka ku ishuri ya 31 ku buryo butavangura umuryango nyarwanda wubatswe n'abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. Twibuke abacu bose bahitanywe n'itsembabwoko n'itsembatsemba twise irimbura abanyarwanda ryo muri 1994 mu ndimi z'amahanga bise genocide idafite umwihariko w'abatutsi gusa nk'uko byagenwe na FPR guhera mu 2008 ikaninjizwa no mu itegeko nshinga ry'u Rwanda la Constitution rwandaise Sorora Loi numero 18 bare 2008 du 23 juillet 2008. Tubikore tugendeye ku kuri ko kubaka u Rwanda no kureka ikinyoma nk'uburyo bw'imiyoborere nk'uko bigaragazwa n'ibaruwa Amerika yohereje akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye ku itariki ya 20 Mata 2020. Ni mu gihe nyakubahwa Ambasaderi Gasane Eugene n'umwungiriza we Bwana Nduhungirehe barimo basaba ko akanama gashinzwe umutekano n'amahoro ku isi kahindura inyito ya genocide Rwanda ngo ibe genocide Tutsi. Ku buryo bwo gushandika babigezeho, nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanditse iyo baruwa yavuzwe haruguru zigira ziti dufite impungenge ko ubugororangingo bw'inyandiko buzafasha gukomeza gutera ubwoba buri gihe hagati y'imiryango itatu y'abanyarwanda aho kuyihuza. Ibaruwa nyakubahwa Ambasaderi wa Amerika mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ikomeza igira iti dushyigikiye intego rusange y'icyemezo cyo gutekereza kuri genocide yabereye mu Rwanda, naho abanyamuryango b'ishyirahamwe nyarwanda Fondation Progidisiya Rwanda natwe kimwe nk'abanyarwanda bose twemera ko ukuri nyakuri ku byabaye mu Rwanda ariko konyine kuzahuza abanyarwanda ariyo mpamvu nyamukuru y'iyi nyandiko, kandi ukuri kuri hafi kujya ku mugaragaro. Aha kandi turashaka kwibutsa ko mu kwezi kwa Werurwe mu 2023 Dr Bizimana Jean Damascene akaba Minisitiri w'Ubumwe bw'Igihugu n'ubufatanye bw'abaturage Ministère de l'Unité Nationale et Engagement Civique yasuwe agahabwa ubutumwa n'abanyakubahwa ambasaderi b'ibihugu Ubudage, Ubuholande, Ububirigi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa n'ibindi. Atubwira uko imvugo yabo banyacyubahiro yari imwe ku byerekeye genocide Tutsi n'ingengabitekerezo. Baravuga bati icyambere genocide Tutsi, iyo muvuga genocide Tutsi ntabwo wamugaruye se impamvu yo gusenya ubwo bumwe bw'amoko, impamvu yo gusenya ubwo bumwe nka leta muvuga ko murimo mwubaka kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, ntimubase mugaruye ya moko yarushenye. Kuki muvuga ko iyo nyito ya genocide yakorewe abatutsi gusa? Amoko yasenye u Rwanda. Intambara y'amoko yasenye u Rwanda yazanywe nande? Uwayizanye yaturutse he? Yatangijwe nande? Yatangiye ryari kandi zarangira ryari? Icya kabiri, ingengabitekerezo. Iyo muvuga ko ingengabitekerezo ya genocide mukayishyira no mu itegeko nshinga, barongera bati ntabwo se ari uburyo bwa leta mukoresha bwo kwigizayo abatavuga rumwe na leta, utemeranya na FPR inkotanyi ngo mumucecekeshe. Barongera kandi bati bakanavuga twebwe nuko tubibona kandi nako tubyemera. Kuri mwebwe ingengabitekerezo ni iki? Muyipimisha iki? Muyipima mute? Umuntu ayigira ryari kandi mukabishyira no mu itegeko nshinga? Ku banyarwanda bose bavandimwe, utagira amatwi yo kumva ntagire n'amaso yo kubona ibiba, uko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bwubatishije ku bwoko ntawe utabibona, ntagira n'umutima namba wo gushyira mu gaciro. Ukuri kwa genocide nyarwanda ni ukubafasha kumenya ukuri kugira ngo mugire imyumvire y'ukuri n'imyitwarire ihuye n'imvugo ziboneye kuri bose, kuko abatutsi, abatwa n'abahutu bapfuye mu Rwanda bazize icyo bari cyo. Ko imibare bita statistique ihagaze ariko igahishwa ntitangarizwe rubanda. Mu Rwanda hose abatutsi bapfuye ni 300,000, abahutu n'abatwa baguye mu Rwanda hose barenga 4,000,000. Abenshi bashyizwe mu nzibutso 110 mu gihugu hose baravanze, harimo abahutu, abatutsi ndetse hataretse n'abatwa.
ikindi kandi umubare w'abatutsi bari batuye mu mujyi wa Kigali muri 1991 wari 478. Birazwi neza ko abatutsi bose bari batuye mu mujyi wa Kigali batashiriye ku icumu. Binasobanura ko muri Kigali umubare w'abatutsi abapfuye uri munsi y'uriya mubare w'478. Reka dufate nk'urwibutso rwa Gisozi. Urwibutso rwa Gisozi rushinguwemo abishwe ni 259, kandi abantu bari batuye mu mujyi wa Kigali bari abaturage 332,770. Uyu mubare rero uri munsi cyane washyinguwe mu nzibutso zose zo muri Kigali. Ikibazo nuko kugeza ubu usibye Jenoside Tutsi nta bisobanuro mwebwe ubwanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutanga kuri imibare itumvikana kugira ngo ukuri kujya hagaragara. Icyitonderwa, inyandiko irambuye iri ku mugereka w'ibaruwa yerekana uburyo imvugo Jenoside yakoreshejwe mu koreka u Rwanda, mu kuba inkingi ya politike ya FPR, politike yo koreka nkana u Rwanda n'abarutuye, ku buryo byagambiriwe kandi byizwe neza. Aha ni lettre Jean du génocide rwandais au génocide Tutsi pour élever au génocide rwandais. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho ibihe bigeze mwagombye gushyira mu gaciro mukavuga ukuri aho gukomeza gushinyagurira abanyarwanda mubacamo ibice, ari abahise, ari abariho, ari n'abazaza, mutitaye no ku muryango wanyu ugomba kurindwa ingaruka mbi za politiki ivanguramoko. Iyi nyandiko igamije kwereka abaturarwanda akarere k'ibihugu bikikije u Rwanda ndetse n'amahanga ko mwanze amahoro arambye, ko mwanze ubumwe bw'abanyarwanda, kandi ko nimukomeza kwirengagiza ukuri muzamukiza u Rwanda mu kaga gakomeye. Uruhare ruzababarwaho nuko n'ako kaga ruzaba runini cyane mu mateka y'u Rwanda. Nimugire amahoro. Iyi baruwa yanditswe na Bwana Rugomboka Jean Damascene, Perezida wa Projudicia Rwanda.